Hirya no hino ifaranga ry'u Rwanda rikomeje kugenda ritakaza agaciro. Mbese biterwa n'iki? Iki gituma ifaranga ryacu rigenda rigabanuka, ritakaza agaciro imbere y'idolari. Ibyo kandi bigatera ingaruka z'uko ibiciro ku masoko bigenda byiyongera bitewe n'uko ifaranga ryagiye rigabanyuka. Wenda ushobora kutumva impamvu y'ibyo bintu, ariko nibyo ngiye gusobanura mu minota mikeya. Ubundi byose biterwa n'ikibazo cy'amadovize make yinjiye. Reka dufate nk'urugero, wenda reka tuvuge ko mu Rwanda muno mwaka twinjize amadolari 10,000. Ayo mafaranga ashobora kuba yaravuye mu badiaspora bayazanye, cyangwa se izindi gahunda zose zatumye amafaranga y'amanyamahanga yinjira mu Rwanda. Reka dufate urugero ku madolari. Niba rero amafaranga y'amanyamahanga yarinjiye mu Rwanda, wenda ari amadolari 10,000 n'urugero, haba harinjiye amamiliyoni menshi, ariko njye ntanze urugero rw'imibare mito kugira ngo ibashe kumvikana. Noneho twebwe ibyo tugiye kohereza, ibyo tugiye gutumiza hanze cyangwa wenda kugura, bikaba bifite agaciro wenda k'amadolari 15,000. Nk'urugero, wenda niba nk'abacuruzi bajya kurangura hanze, bajya kurangura yaba amakompiyuta, yaba amatelefone, cyangwa se ibindi bikoresho by'ubwubatsi, ibyo kurya, ibyo bikoresho byose dukenera, iyo tugiye kubifata hanze ntabwo twishyura mu mafaranga yacu y'u Rwanda, dufata mu mafaranga y'amanyamahanga. Kandi amafaranga y'amanyamahanga tugomba kubanza kuvunjisha imbere mu gihugu. Niba tugiye kuvunjisha imbere mu gihugu, urumva ko amafaranga tuzakenera azahita abura. Niba rero umuntu agiye kugura, wenda nk'umucuruzi agiye kurangura hanze akaba akeneye 15,000, kandi mu gihugu mo imbere akaba harimo 10,000. Nubwo wenda iyo mibare ari mikeya ugereranyije n'amafaranga aba ahari, bisa nk'ibimacinga, ariko nafashe imibare kugira ngo turebe niba dutumiza byinshi hanze biruta ibyo twebwe twohereza hanze, ikibazo kigomba kuvuka byanze bikunze. Ubwo rero niba umucuruzi agiye ku isoko kuvunjisha agiye yitwaje amanyarwanda, niba agiye ku isoko kuvunjisha yitwaje amanyarwanda, icyo gihe ntabwo bazayamuha byoroshye, kubera ko umuntu uyafite nawe arabizi agomba kuyakomeraho kuko arashakishwa cyane. Ikintu gishakishwa cyane kigomba guhenda, nicyo biba bisobanuye. Kuko ushobora kujya mu mujyi kuvunjisha nk'amadolari, ugasanga idolari wenda riri ku cyane mu mujyi, ariko wajya Nyabugogo ugasanga biri nko ku cyane na 20. Amabiro de change ntabwo biri ku giciro kimwe. Icyo biba bisobanuye nuko baba bafatiranye ko uyakeneye, nta kundi uri bubigenze, ugomba kuyabona uko byagenda uko ariko kose, kandi n'ahandi uri buvunjishe n'ahandi uri buyakure. Ibyo rero niba amafaranga atari kuboneka y'amanyamahanga, amafaranga y'amanyamahanga ari kwinjira ari makeya, ubwo ni ikibazo kigomba kuvuka, agomba kuzamuka. Uburyo ifaranga rizamuka biterwa byo n'ibyo dutumiza hanze n'ibyo dusohora. Reka dufate nk'urugero nkwereke uburyo ifaranga ryacu ryatakaje agaciro. Muri 2019 hasohotse iPhone 11 Pro Max na 11 n'izindi byajyanye nabyo. Icyo gihe telefone ya 11 Pro Max yasohotse igura 1,099 by'idolari. Icyo gihe ifaranga ryacu ryari hagati ku idolari ryavunjishwaga hafi mu 1,990 gutyo kugera mu 1,100, ntabwo byarengaga aho ngaho. Ubwo iPhone icyo gihe wayiguze byibura 1,000,000 bisanga aho ngaho. Reka tugeranye n'ubu ngubu. Ubu ngubu hasohotse iPhone 17 Pro Max cyangwa se 17 Pro Max, isohotse iri kugura 1,199. Bivuze ngo ku giciro cya iPhone, wenda nubwo ibiciro byazamutse, reka dufate ko telefone ari zimwe. Modo nubwo atari zimwe, reka dufate ko wenda telefone ari zimwe, idolari wenda ryo ryiyongereyo 100 gusa. Kuri telefone hiyongereho amafaranga 100 gusa y'amadolari, twebwe hiyongereyeho hafi 500 gutyo bigera muri 400. Urumva ko idolari riba ryaradukubise inshuro. Ngira ngo urabyumva uburyo ifaranga iyo ritakaje agaciro biba ari ikibazo. Leta ikora iki rero, cyangwa se hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke, abaturage bongere bishime, ibicuruzwa ku masoko byongere bigende neza? Nta kindi, ni ukongera ibyo dusohora hanze, cyangwa se ni ukongera ibyo dusohora hanze kugira ngo tubashe kugira amafaranga twinjiza imbere mu gihugu. Leta ibikoraho iki? Niyo ubona hari gahunda nka za Visit Rwanda, hari gahunda nk'izi ngizi zo gusura ingagi, habaje nk'izi gahunda za UCI. Abantu iyo baje bafasha mu bukerarugendo bw'igihugu, kubera ko nta zindi porogaramu nyinshi dufite twinjizamo amafaranga. Niyo ubona rero leta iri gukora izi gahunda za Visit Rwanda, iri kugira ute, aba ari ibintu byiza cyane, ujye ubishyigikira. Ikindi kintu cyo kwirindwa nuko ugeze kumva ko leta yigeze kuvuga ko ibintu byo kwishyurisha amafaranga y'amanyamahanga bigomba kuba bicitse mu gihe gitoya, kubera ko niba amafaranga y'amanyamahanga ari gukoreshwa mbere mu gihugu, ifaranga ryacu rizagenda rimere nk'ibipapuro, umuntu yafite abura icyo yamaza, ntagire icyo abasha kuyakoresha, ayatunge gusa ariko atabasha gukora. Najya gukenera y'amadolari ari gukoreshwa imbere mu gihugu, reka gufata urugero ko mu Rwanda turi kwishyura dukoresheje amadolari. Niba turi kwishyura dukoresheje amadolari rero, urumva ko twamaze guhura n'ikibazo. Amafaranga y'amanyarwanda abantu bayafite bazayagumana babura icyo bayakoresha. Nujya ku isoko
kuyatanga kugira ngo bagohereze idolari ntabwo umuntu azaba yakeneye kuko ntabwo aba ari gukoreshwa. Niba umuntu atayakeneye rero azakwituniraho akubwira ati yazane cyangwa ubireke. Ni nk'uko ubu ngubu ushobora kujya kuvunjisha ibiceri. Nagiye kuvunjisha ibiceri by'amadolari mu mujyi, bamvunjira bampenze. Idolari byari ibiceri by'amayero, iyero riri ku cyarindwi ariko bari kumvunjira barambwira ati ubwo turaguhera ku giceri kimwe turakiguhera inote y'igihumbi. Kubera ko nari mfite ibyo biceri nabuze icyo mbimaza, ndabyemera bampereza 4,000 yari amayero ane. Bampereza 4,000 ku kintu cyakaguzwa hafi 7,000, bamaye 4,000 nta kibazo. Ndumva ntariwe kubera ko n'ubundi biceri nari nabuze aho mbivunjisha. Icyo rero tugomba gukora, tugomba gukoresha amafaranga yacu y'u Rwanda, tukongera ibyo twohereza hanze, tukongera n'amafaranga yinjira imbere mu gihugu. Nicyo leta igomba gukora kandi iri mu ngamba. Nk'igihugu kiri mu inzira y'iterambere, tuba dukeneye gutumiza ibintu byinshi hanze, ibikoresho by'ubwubatsi, ibiribwa. Abaturage babaye benshi, abaturage bariyongera, ibiribwa duhinga imbere mu gihugu ntibibasha kubahaza, kandi n'ibyo dutumiza hanze ko ibikorwa remezo turi kubaka, turi kugira ute, biba ari byinshi. Ibyo bituma izamuka ry'ifaranga rikomeza kwiyongera. Mukomeze mugire Imana. Generesha ku ciao ciao.